ikinyoma agishyira aho ngaho ugomba kugenzura tese uyu muhungu koko ibintu ambwira niko kuri ugasanga n'umuhungu arakubwiye ati narubatse mfite inzahana kumbi arakodesha hari n'igihe umuhungu akubwira ati uzaze kunsura ugasanga arebye umutipe mugenzi we umurusha ubushobozi ufite geto nziza irimo buri kimwe irimo intebe nziza televiziyo nziza radio nziza akahamutira wamubwira ati none bimeze bitenda gusanga he akakubwira ati nsangaha wahagera wowe ukagira ngo aho hantu uri ni haba nihiwe Mana data wa twese uri mu ijuru Imana yera ndagushimye ko wongeye kunyemerera kugera imbere y'iyi kamera ndamahoro ndagushimye ko undinze ndagushimye ko urinze abankurikirana ndagushimye ko turi amahoro nubwo ibibazo bitabura ariko uracyaturinze ubishimirwe nkweretse uyu mwanya w'iki kiganiro tugiye kugeramo nkweretse abari bucyumve abari bugikurikirane kigira icyo kibamarira Uwiteka ndagusabye kandi ngukomeze utugirire neza utangirane natwe neza yawe n'urukundo bitugote urakoze ushimwe kubyumvishe bisabye neze mu izina rya Yesu amen ndongenda basuhuje inshuti bakunzi ba Arine 250 mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye nukuri Imana igikomeza ibaho umugisha mwinshi cyane utagabanyije ndabasuhuje abari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali mwese amahoro y'Imana muhorane abari mu Burundi nukuri Imana ibagirire neza Afrika yose ababasha kunkurikirana mugubwe neza bari mu bihugu bya kure muri Amerika muri Australia India China ahantu hose Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza mwebwe mubasha kunkurikirana uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku bintu bitanu ushobora kubona ku musore mu gihe uri umukobwa ukavuga ati uyu musore ashobora kuvamo umugabo mwiza ashobora kuvamo umupapa mwiza hari ibintu bitanu by'ingenzi utagomba kwibagirwa kugira ngo umenye ko uwo musore ari umuntu wavamo umugabo mwiza ikintu cya mbere rero ntabatindiye ugomba kumenya ku musore ukikakonfirima yuko rwose umuntu ashobora kuvamo umugabo mwiza no kubanza ukamenya neza nimba uwo muhungu cyangwa uwo musore asenga iyo mvuze gusenga ndabanza nkabisegura gusenga ntago ari kwa kundi ubona umuntu ngo yagiye gusenga ngo ku cyumweru ngo ku isabato ngo kwa gatanu ngo yagiye mu musigiti oya ahubwo iyo umuntu asenga koko imbuto yera ibikorwa byiwe nibyo biguhamiriza koko uyu muntu arasenga cyangwa ntasenga ni kenshi cyane tujya twumva abantu ngo bitwa ko basenga babafatiye mu marogi babafatiye hehe babafatiye mu businzi mbega ibintu byinshi bitandukanye rero uwo muntu ntago abasenga byanyabyo uwo muntu abagira ngo bamurebe uwo muntu abagira ngo agaragare nk'usenga ariko mu by'ukuri adasenga niyo mpamvu rero ni ibintu udashobora kubona rimwe cyangwa se udashobora kubona umuntu bwa mbere ngo uhite ubisobanukirwa ariko uko umarana iminsi n'uwo musore ugenda urushaho kubisobanukirwa rero icyo ni ikintu ugomba kuzabanza ukagenzura ukavuga ati ese uyu musore arasenga ese imico ye imbuto yera bigaragaza koko ari umuntu usenga ibyo bintu ushobora kubimenya muganira mu nshuti ze iwabo ahantu hatandukanye bikaguhamiriza koko nimba Imana asenga ayisenga bimuvuye ku mutima ayisengana n'umutima we wose kuko iyo umuntu asenga uko mbizi yirinda icyaha kuko Imana yanga icyaha rero igihe cyose iyo umuntu agerageza kwirinda icyaha usanga ari wa muntu mwiza ari wa muntu wumvikana ari wa muntu ugerageza kwirinda mbega ari umuntu usenga bimuvuye ku mutima hari izindi ndangagaciro abafite za Kristo rero icyo ni ikintu cya mbere ugomba kuzirikana ugomba kumenya bwa mbere yuko uwo muhungu cyangwa se uwo musore yavamo umugabo mwiza akavamo umupapa mwiza ikintu cya kabiri rero ugomba kumenya ku muhungu cyangwa se umusore wavamo umugabo mwiza ugomba kumenya tese uyu muhungu
ntago akunda kubeshya cyangwa ntago abeshya ese uyu muhungu avugisha ukuri mw'abantu mwe hano hanze hari abahungu babeshya kandi akakubeshya ko agukunda akakubeshya akakwitayeho ibintu byose akakubeshya ukabaho mu buzima uzinga ufite umuntu ugukunda kumbi ni ikinyoma cyambaye ubusa yateretse aho ngaho ukaba wabyizera ugahinduka abwira iwanya ati mfite sheri yambwiye gutya na gutya ibyo byose ari ukubeshya rero ikintu ugomba kugenzura bwa mbere ni ukumenya nimba ibintu akubwira ari ukuri koko atari wa muntu ubeshya twagiye tubona abahungu benshi bagiye babeshya abakobwa ugasanga bigeze no kuri revu umukobwa bwira iwabo ati uyu munsi umugabo cyangwa se uwo nita sheri wanjye araza kunsura nyuma y'uko ansuye nanjye tuzajyana iwabo mbega ya process yo kugira ngo abantu batangiza umushinga w'ubukwe bimwe bibanza umuhungu kuzi wanyu nawe ukajya iwabo mukamenyana imiryango ikamenyana ibyo nabyo bikaba byakorwa ariko mu by'ukuri akubeshya twagiye tubona kenshi ubukwe byari bigeze igihe cya doti cyangwa se gufata irembo cyangwa ibintu bigahinduka rero ugomba kumenya nimba uwo muhungu atari wa muntu ukunda kubeshya atari wa muntu ukubwira ibintu biri ku isonga y'ururimi ariko mu mutima wiwe nta birimo hari umuhungu ukubwira ati ngiye mfite akazi akanaka kampemba y'amafaranga kumbi ari kukubeshya kuko abahungu benshi bavuga ati muri iyi minsi umukobwa iyo utamubwiye ko ufite akazi keza nta gukunda ugasanga bitumye ahimba ikinyoma agishyira aho ngaho ugomba kugenzura tese uyu muhungu koko ibintu ambwira niko kuri ugasanga ni umuhungu arakubwira ati narubatse mfite inzahana kumbi arakodesha hari n'igihe umuhungu akubwira ati uzaze kunsura ugasanga arebye umutipe mugenzi we umurusha ubushobozi ufite geto nziza irimo buri kimwe irimo intebe nziza televiziyo nziza radio nziza akahamutira wamubwira ati none bimeze bitenda gusanga he akakubwira ati nsangaha wahagera wowe ukagira ngo aho hantu uri nihaba nihiwe kumbi ni geto yatiriye wenda cyangwa shatu ugasanga ni inzu wenda y'ibyumba 2 na saro cyangwa icyumba na saro ugataha wumva widunze ngo umusheri wanjye ngo abahantu heza ngo buriya ziriya ntebe mbegi ugatangira gushyuha mu bwonko uvuga uti uko biri kumbi yakubeshya rero mu bintu ugomba kugenzura yuko uwo muhungu koko yavamo umusore mwiza ugomba kumenya yuko ari umuntu udakunda ibintu byo kubeshya nimba ari akazi bikaba ari ukuri nimba ari ibintu runaka bikaba ari ukuri ikindi ugomba kumenya umuhungu utakubeshya burya niyo mugeze mu rugo ntago uwo muca awugira niyo mpamvu ugomba kubigenzura hakiri kare naho umuntu uzatangira kukubeshya mukiri muri fiançailles akakubeshya mukiri abasheri menya ngo nugera mu rugo niho hahandi uzatangira kubaza ati yanzu wambwiye irihe akakubwira ati nta nzu ngira wamubaza tese ya televiziyo cyagihe nabibonye ko ntari kuyibona akakubwira ati ntayo kubera iki yarakubeshye ingingo ya 3 rero ugomba kumenya ku musore ukavuga uti umusore mu gihe iki kintu agifite nta kabuza yavamo umugabo mwiza ugomba kumenya nanone kureba umusore ugomba kumenya umusore dukundana abaye hate kuba hate sobanukirwa ukuntu abayeho usobanukirwa ukuntu yambara usobanukirwa abantu bagendana ni ibintu byinshi bikubiyemo aho ariko mu gihe uri mu gihe cya fiançailles biragusaba ngo biriya bintu uzabigenzure umenye ngo uyu muhungu agendana n'abantu bameze bate nshuti burya umuntu umwe yegeze aravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwuriwe burya umuntu ugendana n'undi ushobora kuhita umenya ati uyu muntu ameze ari hari ukuntu usanga umuhungu cyangwa se uwo musore wita karisheri wawe nk'iyakweretse abahungu bagendana nawe ushobora kureba ugasanga ni babahungu bahora bambaye pocket zigera aha ngaha ugasanga ni babahungu baba bari n'amasigara ugasanga ni babahungu baba bafite ibyuma mu mufuka ugasanga ni babahungu reka mbega ugasanga kabisa
wamubwira ati se sheri bariya abantu mugendana bameze kuriya bimeze bite, akakubwira ati nyine bariya bahungu ati buriya nubwo tugendana ngiye biriya bintu sinjya mbijyamo ariko nyine ni inshuti zanjye. Nshuti, ibyo bintu jya ubanza nabyo bimenye igihe cyose, cyangwa se ugasanga wa muhungu nimba kweretse n'umuntu w'umugabo cyangwa abagabo bubatse bagendana, ugasanga ni babagabo buri gihe nimugoroba baba bari mu kabari, ugasanga ni babagabo batazi kwigurira ipantaro, ugasanga ni wa mugabo uhora mu ishati imwe, mbega ugasanga ni wa muntu utagira ikintu amugiraho inama, utamubwira ati nyamara wakora kangaka, ahubwo ugasanga ni wa muntu nimba babashije gufatisha ibihumbi 100, ibihumbi 200 nayo kunywera, ugasanga imishinga nukunywa, ugasanga inshuti agendana nazo nabasinzi gusa, ugasanga abo yita ngo ni inshuti ze ni imbobo ni marine, ukabona urebye nabi munahuriye ahantu mukabwibwa ari nka saa 12 nta muntu wundi uhari, ugasanga ucunze nabi yanagucapuza ishakoshi ufite akirukanga. Rero mu bintu ugomba kureba neza, ugomba kumenya inshuti z'uwo musore, ugomba kumenya imico y'abantu agendana nabo, ugomba nawe ubwe kumureba, ukajya ureba imyambarire ye, ukareba imivugire ye, ukareba mbese ni muntu ki. Ibyo bintu akunda abantu bameze bate, abasore b'inshuti ze, abagabo baganira bameze bate. Ibyo bintu biguha ishusho yo kumubona yabaye umugabo. Nshuti, ibyo bintu ujye ubigenzura cyane. Ikintu cya kane kizakwereka yuko umuhungu mukundana cyangwa se umusore muri kumwe ashobora kuvamo umugabo mwiza, ashobora kuvamo kabisa wa mugabo wizihiye, wa mugabo ureba ukumva uranezerewe, wa mugabo ureba ukavuga ati uyu niwe nasabye Imana. Ikintu cya kane rero ugomba kugenzura ukamenya, ukavuga ati se uyu muhungu bimeze biti. Ikintu cya kane ni wa muhungu udapfa kukujyana mu ngeso z'ubusambanyi, wa muhungu utakubwira ati dusambane, wa muhungu utakubwira ati ejo uzaze kundeba mu rugo umpe ibintu, wa muhungu utakubwira uti maze iminsi ndi mu kazi kenshi ariko iyi minsi 2 ndaba ndi mu rugo ndi kuruhuka uzaze tube turi kumwe. Nshuti yanjye, umuhungu utakujyana muri izo ngeso, mukundana muteretana, menya ngo uwo muhungu ni wa muhungu gukunda, ni wa muhungu uvuga ati uyu mukobwa mufiteho gahunda. Ikindi umenye ngo ni wa muhungu wavamo umugabo mwiza rwose bidasubirwaho. Impamvu mbikubwira, abahungu benshi muri iyi minsi hari ukuntu umuhungu akundana n'umukobwa, nyuma yo gukundana agatangira kumwizeza ibintu, uri umugore wanjye, ni wowe nzashaka, ni wowe nzagira iki. Rimwe na rimwe ugasanga atangiye kuvuga ati ejo uzaze kunsura, cyangwa se waba ugiye no kumusura atabikubwiye ariko akahita akubwira ati rero urama. Watangira kumubwira hoya ntibibaho, akakubwira ati nubundi uri umugore wanjye, nubundi ni wowe nzashaka, nubundi ni wowe nahisemo, ugomba kumpa, ugomba kugira iki. Rimwe na rimwe ugasanga nimba ibyo bintu bitanabayeho, ugasanga muranashwanye cyangwa se utashye yarakaye, yabishe. Ariko umva nkubwire nshuti yanjye, nimba umuhungu mukundana igihe cyose abakubwira ati uzumpe, igihe cyose abakubwira ati ejo sinzakora uzazumpa ibintu nk'ibyo, menya ngo uwo muhungu ntari seriye. Ikindi ugomba kuzirikana, uwo muhungu ukubwira ibyo bintu, ntuzicare ngo utekereze ngo muri wowe ngo uvuge ngo uyu muhungu ninjye turyamana gusa. Oya, burya iyo usohotse ahamagara undi, burya iyo atakuvugishije ngo akubwire ngo uzumuha ibintu abwira undi. Icyo rero ni ikintu ugomba kuzirikana. Nimba ukundanye n'umuhungu ukaba ubona ari wa muhungu ukubwira ati rero urampa ibintu, rero nkeneye ibintu, rero uzazumpa ibintu, menya ngo nimunagera mu rugo biriya bintu si wowe wabikorera wenyine. Niwumva ngo yaguciye inyuma, niwumva ngo yahuye na runaka, ajya kuri runaka, ntuzirirwe uzamura amazuru ngo urakare. Oya, uzabimenye yuko nawe muri cya gihe mwari muri kumwe ari uko mwari mubanye. Rero kandi uzirikane ko umunyarwanda niwe wavuze, aravuga ngo burya ingeso ntipfa, ingeso ipfa nyirayo iyo yapfuye.
ikintu cya gatanu ugomba kumenya ukavuga ati uyu musore ashobora kuvamo umugabo mwiza, ashobora kuvamo umugabo mwiza, ashobora kuvamo umupapa kabisa ukwiriye ukubereye nkawe. Ikintu cya gatanu utagomba kwirengagiza, ugomba kugenzura, ni ukureba ukuntu iyo muri mu bandi uri kumwe n'uwo musore ukuntu akwitwaraho cyangwa se ukuntu akupresenta mu bandi. Biriya bintu uzabigenzure cyane, umenye ute se uyu musore iyo turi mu bandi abameze ate. Hari umuntu ubukubwira ko agukunda ari na proud yawe, ariko mwaba muri mu bandi ugasanga ntabashaka kukwikoza, ugasanga ntabashaka ko abantu babona yuko muziranye, ugasanga mbega hagati yawe nawe harimo nka metero nk'icumi, ku buryo nimba ari pati runaka mwagiyemo, nimba ari ahantu runaka mwagiye, ugasanga umva nta muntu numwe yabwira ati uyu ni sheri wanjye, nta muntu numwe yagupresentaho, ugasanga ahubwo mbega yakwigije hirya, yagushyize kure yiwe cyane, ntashaka yuko hari n'umuntu wakubona wamubona muri kumwe, ukabona nyine wowe nawe ni nkaho ari abantu batagize aho baziranye, batagize aho bahuriye. Mbega ibyo bintu nabyo ugomba kubizirikana. Umuhungu, umusore uvamo umugabo mwiza no muri cya gihe cya fiançailles, no muri cya gihe cyitwa ngo muratretana, aba ari proud yawe, yishimira kukwereka bagenzi be, nimba ari mu rungano abanejejwe no kubwira urungano ati uyu muntu ni sheri wanjye, uyu mukobwa ni sheri wanjye, uyu mukobwa niwe nteganya yuko twazabana, uyu mukobwa niwe nteganya yuko yazaba mama w'abana banjye, uyu mukobwa niwe nteganya yuko yazambera umubyeyi mu cyimbo cya mama. Mbega ukumva ari proud yawe, ukumva ashishikajwe nuko abantu bose bamenya yuko mukundana, ukumva mbega ni ibintu bimuraje ishinga cyane. Mbega mwaba mwicaye ukumva ntiyakujya kure, akumva mugomba kuba mwegeranye muganira, mbega ukabona akeneye ko buri wese amenya yuko mukundana, amenya yuko muri kumwe. Naho wa mutipe ubona muba muri mu nzira mugenda, ukabona akeneye ko hagati yawe nawe hajyamo nka metero nk'eshatu, mwaba muhuye n'umuntu muziranye, ukumva wenda nimba nawe agusuje ukumva hisa avuga ngo uyu muntu nyine ngo ni inshuti yanjye. Inshuti ni ibintu biri aho bisanzwe, uri kumva. Ugasanga nimba ageze mu batipe b'inshuti ze bahorana bagira iki, ukumva buze ukuntu akuvuga, ukumva nyine aratangiye nyine uyu muntu ni inshuti yanjye turaziranye, nyine biri aho. Mbega ukumva ntari proud yawe. Menya ngo nimba umuntu atari proud yawe mukiri muri fiançailles, mugiteretana, nubu umugore niho hahandi muzajya mujya ahantu akakubwira ati bugiye ngewe ndagusangayo. Menya ngo nubu umugore ni hahandi uzakenera gusimbiza umwana, ntube wamubwira uti mfashe isakoshi, reka ubwo nimbona umuntu atakwitayeho muri fiançailles, menya ngo nimba umugore bizaba ibindi. Nubu umugore niho hahandi mutaba muri mu bantu avuge ngo uyu ni umugore wanjye, reka ahubwo nugusanga bamwe banamubaza batese harya uriya niwe mugore wawe, rimwe na rimwe abe yanabihorera. Rero ibyo ni ibintu bitanu ugomba kuzirikana, ibyo ni ibintu bitanu ugomba gushingiraho umenya uti uyu mugabo yavamo umugabo mwiza, uyu musore yavamo umugabo mwiza, uyu musore yavamo umupapa mwiza. Ibyo bintu bitanu ushobora kubibona ku musore ukavuga ati uyu nguyu yavamo wa mugabo w'inzozi zanjye, umwe nahoraga nifuza, umwe nahoraga ntekereza, wa wundi nyine nahoranaga mu ntekerezo zanjye. Nshuti bakunzi ba Aline 250 mwebwe mukidukurikiye, nimba ugejeje aka kanya ukinyumva utarakora subscribe, ni byiza ngo ukande subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu ujye ubyumva
tukibishyiraho cyane yuko ibiganiro byacu bigufitiye umumaro, bigufitiye inyungu nyinshi cyane mu gihe wabiteze amatwi ukemerera n'umutima nama wawe bikagira aho bigukura, bikagira naho bikugeza. Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza, Imana y'amahoro ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kugira ngo ibyo byose Imana y'amahoro ibidushoboze kandi dushoboze kugira amahitamo meza. Kadushime Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko ukiturinze, tugushimiye ko ukiturindiye ubuzima, ukiduhaye imbaraga, ubishimirwe. Tukweretse iki kiganiro twarimo, hari abasore bazacyumva, hari abakobwa, hari abubatse, hari abatarubaka, ariko buri wese kimugirira umumaro, haba none haba ari mu gihe kizaza. Unyemerere kimugirira umumaro. Nganyemerera Uwiteka ukora iby'imbaraga mu rubyiruko, ukora iby'imbaraga mu bubatse, neza yawe n'urukundo birusheho kutuganza. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.